Nshangiye gusenga no gusenga isengero niwo mutima ukomeye cyane niyo sengero bwa mbere ko nta mahoro mba mfitiye ahari ahubwo turahuye ajya gusenga mbonye ngo ajya gusenga sinzi ibyo basenga ese n'ubu aracyakuzengeza none wasanze narahisha ntabwo ntacyo ariko ni igihe gito nimbona itike ntawe urimo nta kigenda habaye iki se kandi niko bimeze bite Yesu Kristo tunashimye cyane wambaye neza kuko uzindukiye nshangiye gusenga no gusenga isengero niwo mutima ukomeye cyane niyo sengero bwa mbere ijambo ry'Imana ritubwira niyo sengero bwa mbere mu mutima noneho abantu bamugera mu gahurira mu gasenga nubwo bafunze ntabwo umurimo w'Imana wagumye gupfapfana ahantu duhurira tugakora amasuku ku rusengero tugakuba tugaharura nta kibazo nanjye nawe utaha uzanandike cyane kuri nzakubwira ariko waranabuze ntabuze nyine umuntu aba yihugiye cyane warabuze pe Imana ikurinde meze ute nduga meze neza ubyutse wicaye hasi nicaye ambonye muka data agiye ndavuga reka mbe niyicariye hano kuko n'ubundi se ko nta mahoro mba mfitiye ahari ahubwo turahuye ajya gusenga mbonye ngo ajya gusenga sinzi ibyo basenga ese n'ubu aracyakuzengeza cyane amereye nabi nzi ko buriya yabiretse kuba mbona asaba ajya gusenga ahora mu byumba nifuza no kuva mu rugo ariko ikibazo akora uburyo ameze nk'utanshaka ariko no kugira ngo mpave nabyo ni ikibazo nicyo kibazo kuko afite uburyo ukuntu afatira uriya mugore ni umugome noneho nta nubwo abantu bakwemera ko ari umugome ibintu akora ntabwo babyemera kubera ko ni umuntu uba usenga wirirwa asenga w'umunyamasengesho ntabwo abantu banakemera ko ibintu agukorera bikora koko nta n'umuntu wakwemera ibyo akora uzabigenda ute koko ariko rimwe uzamucunge ushakishe ukuntu ufata ibintu byawe ubundi uruvemo wigendera kuko n'undi yazakwica nshaka kuzigira i Kigali ariko nzajyayo gutinya Kigali itike ko ari ikibazo njyewe ntacyo noneho humura itike nzaje njyewe nshakishe nzagushakisha itike wigendere kuko ntabwo wakomeza gupfira hari ahantu reka mba mbireba njyewe mba mbireba ibintu byose bagukora mba mbireba mba mbizi reka njyewe nshakishe itike nzakubwira itike nzayishaka umugambi tuwunoze wigendere niyo wagenda ugakora mu rugo ugashaka ubuzima ariko byibuze wavuye hari ahantu ungiriye neza Imana iguha umugisha nta kibazo gufasha umuvandimwe ni byiza naho mukadataye mwihorera Imana ariyo inyuma agenda yibeshya nta atayikora neza izamuhemba mwihorere kangire njye kwahira ubu ngubu aze gusanga nahiye ntanatetse ataza aho genda wahira ubwo gahunda niyo ngiyo tuzavugana uriya mugore nawe ni ishyano none wasanze narahisha ntabwo namukira ikibazo telefone kuko siye yaba yaje se yaba arimo kunyumva ako ubu ndajya mva gusenga niba gusenga nahire mu byaha
mba niviriye kwisengera numva nafashe nagira mu rugo kikancumuza ubu watetse natetse wakorotse se byose nabi inka zari reka nze njye kureba reka nisanga utabikoze ntabwo nkubeshye ubu numvaga umunsi ari buvuge nabi kuko numvaga nafashijwe pe ariko ubu ngubu mana kanze ndebe nisanga utabikoze ntacyo ariko ni igihe gito nimbona itike nzahita nigira i Kigali aho kugira ngo ajye amura noteza ntabwo byashoboka kuko n'ubundi ariyorobeka nongize ngo mbwire ikibazo cyane ntabwo acyumva kubera ukuntu yiyorobeka akigira umuntu mwiza uriya mumama wanyemereye amafaranga y'itike Imana izamfasha yame vuba nzahita nigira i Kigali byo gushaka akazi nakora kuboboye nakora akazi bwoko ki ariko ngiye kuzicwa n'umuntu ahantu hose icyo nzajya nkora cyose nta kintu nkora ngashima ubu savuye gusenga ariko ubundi aba bantu bagihera ubu bagiye ndugayo bagiye ko ndugayo ntawe urimo uriya mwana mbona uko bimeze kose ese koko mukaza aramwanga koko ese ko mbona asenga ese ko mbona amufatana neza ibintu bijya biranyobera ariko nzabireba kuko abantu bashobora no kugira n'ishyari urashatse wenda umugore mutoya se umwana wanjye se ko atari yabimbwira mukase kandi nkaba mbona ari uwo umwana ntiyari yabimbwira ariko ndagenda mbyumva nzabineka wiriwe papa ubundi uvuye ubundi hariya hepfo uze koko muba mwagiye he uko urugo nagiye hariya hepfo hari abo bari bambwiye ngo nihaza gucya nze kujya hariya hepfo kandi sinzi ibintu cyangwa urambeshya erega ibi bintu byose ugomba ubundi kuba uri hano nari mari mu kaga ariko nari nsize mayi nk'ubwatsi ubwatsi se none barakubwira bati nta nubwo ngo yatetse n'iki byose nk'ibi bintu nari nsize mayi nk'ubwatsi kanyongereza nongeye se bwo buranayihaza nayihaye yaha ariko ni uko muraba muri abana koko ugiye kugereka ubwatsi bukeya ibigori byanjye barabiciye pe baba we siko bya bigori babimazeho ariko se ubu ntabwo icyo mfata hano ariko abajura ni uguhinga basarura baba we na bwa bundi bwitwa ngo bwamaze ubu se disi naruhijwe n'iki ngo ndahinga baba we reka nze yewe siniyapfira ye muntu yewe nta kigenda habaye iki se kandi niko bimeze bite mvuye mu rugo banyirukankanye
mfite muka data ariko ni inkuru ndende irababaje iteye ubwoba. Afashe umuhoro yari agiye kuntema. reka da umuntu w'umubyeyi agatema umwana nkawe disi ihangane haracyari ibyiringiro sibyo ihangane pe Simbizi pe. hanyuma y'ubu buzima hariho Simbizi, sinzi nimba njyewe Imana inanze. wowe Imana irakuzi humura kandi komera Ndumva bingoye, umutima wanjye uraremerewe. ihangane igiti kiratemwa kikongera kigashibuka kandi kigakomera sibyo cyona Ubwo se ndahaguruka njye hehe? ariko se haracyariho abantu bafite umutima batameze nka mukasuku abantu baracyariho rwose Ikibazo mfite rero ni ikihe ninsubira mu rugo none araniki. nta kintu agutwara rwose humura Kandi papa nanabimubwiye ntiyabyumva. Ni umuntu usenga, dore ejo bundi yavuye gusenga araza aranuka cyane ngo sinateze sinahiye kandi byose nari nabikoze. Noneho ikibabaje yabwiye papa ko nta byo kurya bihari, nta kintu ngeze nko kandi nari natetse imahise. hanyuma si ibyo biryo wari watetse byagiye yabishyizeho Nanjye icyo kibazo nanjye ndacyakibaza kandi narabwiriwe, namaze kubihisha ndabwirirwa ntabwo bangaburiye. uwo muntu ko ari umubyeyi ariko humura rwose. None ubwo ngubwo araje ansanga hari umuntu waje yanyuzeho yigendera, ni umumama duturanye, ni n'inshuti ye. Uwo mumama yari yanyemereye ko yampa nk'itike kuko nari namugejejeho ikibazo cyanjye, ndavuga ati ndumva ashaka kuzigira i Kigali gushaka akazi, anyemerera tike. Ubwo rero araje asanga arahavuye, nishima mvuga ati agiye kuyampa kuko yari amaze kumbwira igihe azayamera. Nyine yumva nyine ndabivuze ati ngiye kujya i Kigali, niryo jambo ryonyine yumvise. Ahise abatura umuhoraho arawunjugutira, ndirukanka. Aranyirukanka arambwira ati tungo ni ikigene n'ubundi ngo ugende usanga inyoka hariya ngo mu rutoki. humura ariko haracyariho ibyiringiro mukasi wo mwihorere cyane ngo twigeze iyo tugenda rwose mukasi wo mwihorere ari iby'umurongo nakwereka ubutaha nugaruka uzaze ubona ahantu usanga n'ibyanga nyine byanjye